Igitabo cy'imigani. Ijambo umugani ubusanzwe riganisha ku mvugo ihinnye, ijijutse yuje ubwenge runaka, kandi iki gitabo kirimo interuro nyinshi ziteye zityo. Hafi ya zose ziri mu gice cyo hagati cy'iki gitabo, umutwe wa 10 kugeza mu wa 29. Ariko muri iki gitabo cy'imigani harimo n'ibindi byinshi, cyane cyane mu ntangiriro, umutwe wa 1 kugeza mu wa 9, n'umusozo, umutwe wa 30 n'uwa 31. Iki gitabo cyateguranywe ijambo ry'ibanze, umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9, kandi imbere ya byose gihuza iki gitabo n'umwami Salomo. Noneho ibuka inkuru yo mu bami ba mbere umutwe wa 3. Salomo yari yarasabye Imana ubwenge bwo kuyobora neza Abisirayeli. Nuko Salomo ahinduka ikirangirire nk'umunyabwenge uruta abandi bose mu isi ya kera. Kandi tubwirwa mu bami ba mbere umutwe wa 4 ko yanditse imigani n'imivugo ibihumbi, anegeranya ubumenyi ku bimera n'inyamaswa. Salomo yabaye nk'isoko y'ubwenge n'ibyanditswe by'ubuvanganzo bya Isirayeli. Nuko nubwo atari we ubwe wanditse ibiri muri iki gitabo byose, kuri we niho ubwenge gakondo bwatangiriye muri Isirayeli. Ijambo ry'ibanze rivuga ko nawe ushobora kugira ubwenge uramutse usomye iki gitabo. Kuri benshi muri twe, ubwenge bivuze ubumenyi, ariko ijambo ry'igiheburayo kokuma risobanura ibirenze kugira ubwonko bukora neza gusa. Bivuze no gukora, bityo utekereze ku buhanga cyangwa ubumenyi bukoreshejwe. Niyo mpamvu urebye inyuma mu gitabo cyo kuva umutwe wa 31, abahanzi n'abakora ubukorikori muri Isirayeli bo bavugwaga ko bafite kokuma. Bityo rero, intego y'iki gitabo niyo kugufasha kugwiza ubumenyi ngiro butuma ubaho neza mu isi y'Imana. Kandi ibyo bigahuzwa n'ikindi gitekerezo cy'ingenzi kivugwa mu ntangiriro, kubaha Uwiteka. Aha, gutinya kuvugwa si ukugira ubwoba. Ni ugutinya kwiza mu buryo bwubashye Imana n'umwanya mfite mu isi n'isanzure. Ni imyumvire y'imico myiza itera kwemera ko ntari Imana, kandi ko ntanakwiye kwishyiriraho ibisobanuro by'icyiza n'ikibi, igikwiriye n'ikigayitse. Ahubwo mwiriye kwicisha bugufi imbere y'Imana kandi nkemera uburyo Imana isobanura igikwiriye n'ikidakwiriye, nubwo byaba bitanyoroheye. Uko niko intangiriro twinjiza mu gice cya mbere cy'ingenzi cy'iki gitabo, umutwe wa 1 kugeza mu wa 9, akaba ariho utasanga imigani migufi y'umurongo umwe. Ahubwo aho hasanga ibiganiro 10 umuhungu ahabwa na se, bivuga uburyo uwo muhungu agombye gutega ubwenge amatwi akitoza kubaha Imana no kubaho akurikije ibyo. Ibyo bikaba bivuze kubaho ubuzima burangwa n'ingeso nziza, ubunyangamugayo no kugira ubuntu, bigatuma agira ishya n'amahoro. Se nanone akaburira umuhungu we ku birebana n'ibyemezo by'ubupfu, bibi kandi by'ubupfapfa bihembera kwikunda n'ubwibone, ibyo bikamukururira isoni no kurimbuka. Uwo muhungu akaba agomba guharanira ko ubwenge no kubaha Uwiteka biba intego ibanziriza izindi mu buzima. Bene iyo mitekerereze ntiyigize inyurabwenge mbwirizamuco y'iki gitabo cyose. Nuko ibi biganiro by'uyu mubyeyi kandi bidufasha kumenya ikiranga ubuvanganzo bw'ubwenge bwa Bibiliya naho butandukana n'ibindi bice bya Bibiliya. Ibi bitabo bisesengura uburyo bwo kubaho neza mu isi y'Imana, ariko ubwenge si kimwe n'amategeko nk'ayo Mose yahaye Abisirayeli ku musozi Sinayi, kandi si kimwe n'ubuhanuzi, amagambo Imana ibwira abantu bayo. Ahubwo byanditswe byigisha ubwenge bikubiyemo gusobanukirwa ko abantu b'Imana bungutse mu gihe cy'ibiragano byinshi, ku birebana n'uko babaho mu buryo buhesha Imana icyubahiro n'ibindi. Maze binyuze mu gitabo cy'imigani rero, aya magambo y'abantu ku bwenge yashyizwe hamwe nk'ijambo ry'Imana n'ubwenge ku bw'abantu bayo, bikaza guhura na kirya kintu kindi musanga mu mutwe wa 1 kugeza mu wa 9. Hari imivugo inivugwa na nyirabwenge. Aha mu mvugo y'ubusizi, Bwenge yagereranijwe n'umugore uhamagarira abantu kwita ku byo avuga ndetse no kumushaka. Bwenge avuga ko baheranyijwe n'ibyubatse isanzure, bityo aho uzabona abantu bafata ibyemezo byuje ubwenge, bazaba bamwishingikirije. Iyo ubonye umuntu agira ubuntu cyangwa akabinyangamugaye mu by'imibonano mpuzabitsina cyangwa ishyigikira ubutabera, baba babikura ku bwenge. Iyi mivugo ya nyirabwenge ni uburyo bwa gihanga bw'uburyo bw'ubusizi busesengura igitekerezo cy'uko dutuye mu isi y'Imana y'imyitwarire, kandi ko ineza n'ubutabera ari ibintu by'imamo twirengagiza kandi byaduteza akaga. Nuko rero kubaha Uwiteka, kubaho kurangwa n'ubwenge, ni ukubaho mu mahame y'isanzure. Maze rero hamwe, ibiganiro byombi byatanzwe na se ndetse na nyirabwenge byerekana ishingiro rikomeye ry'iki gitabo, ko mutarimo gusoma inama nziza gusa, ahubwo ko murimo gusoma ubutumire bw'Imana ubwayo ngo mwige ubwenge bwabo mu biragano byashize. Mu gice gikurikira cy'iki gitabo rero, umutwe wa 10 kugeza mu wa 29, tuhasanga imigani ya kera magana, kandi ishyira ubwenge mu bikorwa mu kubaha Uwiteka muri buri gace k'ubuzima ushobora gutekereza: umuryango, akazi, aho batuye, ubucuti, imibonano mpuzabitsina, ishyingiranwa, amafaranga, umujinya, kubabarira,
inzoga, amadeni, byose. Kandi ibyo byose biyungururirwa mu rwunge rw'indangagaciro ruri mu migani kuva mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 9. Iyi migani rero yose ni migufi cyane kandi biroroshye kuyifata mu mutwe. Kandi mu by'ukuri iki gice cy'iki gitabo cyagombye kuba icyifashishwa ushobora kugarukaho buri gihe uko imyaka isimburana. Ibyo bigatuma hibazwa ibibazo by'ingenzi mu kwiga uburyo iyi migani isomwa. Mbere ya byose, uko imigani iri mu miterere ivuga ku bishoboka. Uramutse wubashye Uwiteka kandi ukagira amahitamo meza, ubwo ibintu bishobora kukubera byiza. Kandi ubaye utubaho Uwiteka kandi ukaba umupfapfa, ubuzima bwawe bushobora gupfapfana. Ibyo rero, akenshi byose ni ukuri, ariko si buri gihe. Ibyo nibyo bitugeza ku ngingo ikurikira. Ko imigani atari amasezerano. Si ubufindo bw'amahirwe. Imigani imwe n'imwe, urugero. Kubaha Uwiteka bitera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izagabanywa. Cyangwa ngo, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Nibyo, kubaha Imana no kuba umunyangeso nziza bishobora kuguhesha ubuzima bwiza no kuramba. Kandi kurerera abana bawe mu rugo rutuje, rurangwa n'urukundo bibaha umurongo mwiza, ariko si ihame ko bazabigumamo. Bishoboka ko ibintu byinshi byagenda uko utari ko, kandi muri iyi si yacu, akenshi niko bigenda. Maze icyanyuma, mu miterere yayo, imigani yibanda ku ihame rusange, ariko si ku binyuranye naryo, kandi ni byinshi. Kandi mu by'ukuri, ibitabo by'ubwenge ntibyirengagije icyo. Ibitaravuzwe mu migani n'ibyo bitabo by'ubwenge bindi, Yobu n'umubwiriza nicyo byibandaho. Kandi hamwe byemeranywa ko ubuzima bugizwe na byinshi cyane butashyirwa mu migani gusa, akaba ariyo mpamvu dukeneye ibi bitabo by'ubwenge byose hamwe kugira ngo biduhe ishusho ngari. Ibi byose bitugeza ku gice cya nyuma cy'iki gitabo. Amakoranyirizo abiri manini y'imivugo. Irya mbere ni imivugo y'umugabo witwa Aguri, utangira yiyemerera ubwe ko atazi ubwenge akaba n'umupfapfa, kandi akeneye cyane ubwenge buva ku Mana. Hanyuma Aguri avumbura ko ubwenge buva ku Mana yaherewe mu byanditswe, kuko ari byo bimwigisha uko yabaho neza. Bityo, Aguri ashyirwa imbere yacu ari nk'urugero rw'umusomyi w'igitabo cy'imigani, umuntu uhora ategeye amatwi ye kumva ubwenge bw'Imana binyuze mu byanditswe. Imivugo ya nyuma ivugwamo umugabo witwa Lemuweli. Ni umwami utari Umwisirayeli, kandi asangizanya ubwenge yahawe na nyina. Ni inama z'uko waba umuyobozi w'ubwenge kandi ukiranuka. Hanyuma, umuvugo wa nyuma ni umwakorositike, bivuze umuvugo, aho buri murongo utangirana n'inyuguti yo mu rufabe rw'Igiheburayo, kandi umuvugo wose ukavuga ku mugore w'imico myiza. Usobanura iby'umugore ubayeho mu buryo buhuje n'ubwenge buri mu gitabo cy'imigani. Kandi ahagaze nk'urugero rwiza rw'uwafashe ubwenge buva ku Mana, maze akabushyira mu bikorwa mu byemezo afata mu buzima bwe bwa buri munsi. Mu kazi, mu rugo, mu muryango we, no mu baturanyi. Iki gitabo gitangirana amagambo umuhungu abwirwa na se ngo atege amatwi nyirabwenge, none gishoje gisangizanya amagambo arebana n'umugore ubayeho arangwa n'ubwenge, umuhungu abwirwa na nyina. Igitabo cy'imigani kigenewe abantu bose bo mu bihe byose byo mu buzima. Gitanga inama zifasha kubaho urangwa n'ubwenge n'imibereho myiza mu isi nziza y'Imana. Nuko ibyo bikaba ari byo bikubiye mu gitabo cy'imigani.